iyi radiyo mwumva ni radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi. Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Ni musomesha Aloyizi ubasuhuza, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri DVJP, ubwiyunge buyobowe n'amategeko n'ibiganiro, bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzantungabantu. Ngarutse muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ku byerekeranye n'igitekerezo natanze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023, igitekerezo kijyanye n'ukuntu abanyarwanda b'impunzi twashyiraho umuryango umwe, umuryango w'ubumwe bw'impunzi. Iki gitekerezo nagikoze ibiganiro binyuranye kuva icyo gihe. Muri iyi minsi ishize cyane cyane nagiye nkurikiranya ibiganiro kuri iyo ngingo. Ubwa mbere ngitangira icyo gitekerezo nabanje kuvuga kimwe n'abandi banyarwanda bose ko abanyepolitiki bari mu buhungiro, abanyepolitiki impunzi bagombye kureba uburyo bakwishyira hamwe rwose kugira ngo bayobore impunzi, kugira ngo batuyobore mu muryango umwe watuma dushobora tuzataha mu gihugu cyacu. Ibyo ntibyashobotse rero, kimwe n'abandi banyarwanda nabo bamaze kubona ko kugeza ubu ngubu tutarabona igisubizo kuri iyo ngingo yerekeranye n'ubumwe bw'impunzi. Nibwo natekereje ikindi gitekerezo mu buryo mvuga ko abanyamakuru, kubera ko bigenga, bagombye kudufasha abanyarwanda b'impunzi kugira ngo dushinge uwo muryango, bakaduhuza mu biganiro. Noneho impunzi zifite ibitekerezo byerekeranye n'uko ubuhunzi turimo bwarangira, bakabitanga, noneho hakazavamo umushinga umwe w'impunzi uzashobora kuduhuza twese kandi ukazaduhuza n'abanyarwanda bari mu gihugu. Muri ibyo bitekerezo rero mu minsi ishize hari ibyo natangaje nk'uko maze kubivuga, ariko hari abanyarwanda bagiye banenga icyo gitekerezo cyanjye. Hakaba n'abandi ariko bagishyigikiye, barimo ndetse n'abo bamwe mu banyamakuru, kubera ko nagiye mbaza abanyamakuru ku giti cyabo, bamwe na bamwe nashoboye kumenya. Hari bamwe bagishyigikiye rwose. Ubu icyangombwa cya mbere cyagombye gukorwa ni ukugira ngo abo banyamakuru bakumvikana hagati yabo ku buryo batangiza ibyo biganiro. Mu banenze rero icyo gitekerezo bagira bati abanyamakuru nta politiki bakora, ntabwo bagombye kugira icyo badukorera impunzi, kubera ko ku byerekeranye no guhuza impunzi no gushaka ibisubizo ari akazi k'abanyepolitiki. Nyamara icyo gitekerezo gitangira, nk'uko maze kubivuga, nerekanye ko abanyepolitiki nyine batabishoboye. Mu gihe rero abanyepolitiki bananiwe gukora umurimo wo guhuza impunzi kugira ngo badufashe kuzava muri ubwo buhunzi, ntabwo abanyarwanda bandi basigaye bagombye guceceka. Ntitwagombye guceceka ngo tuzahora dutegereza igihe abanyepolitiki bazabikorera. Abanyarwanda tumaze imyaka n'imyaka, hafi imyaka ijana, abanyarwanda turi mu buhunzi budashira. Icyo gihe ni ngombwa ko haboneka abandi banyarwanda. Niyo mpamvu nagize icyo gitekerezo cyo kugira ngo abandi banyarwanda kandi n'abanyepolitiki nabo muri icyo gitekerezo nabo kirabareba, ariko n'abandi banyarwanda batari abapolitisi batagamije ubutegetsi bw'igihugu bagombye gutekereza, bagombye gushaka uburyo icyo ikibazo cy'ubuhunzi kibonerwa uwo muti. Ibyo nk'uko bamwe bakunze kunkurikira mu biganiro bagiye babyumva, nabyanditseho n'igitabo rwose, kubera ko bamwe nk'uko mbivuga nti twagombye igitabo rwose mvuga ko ubuhunzi bwagombye kugira imperuka yabo.
impera yabwo, imperuka yabwo ukarangira. Ibitekerezo nashyizemo igitabo nibyo kenshi nshingiraho, kimwe n'igitabo cya kabiri nacyo cyerekeranye ku mbabazi n'ubwiyunge mu rurimi rw'igifaransa natangaje. Byose ni ibigusha uburyo abanyarwanda twagombye kubana neza mu gihugu cyacu, mu gihugu kitagira impunzi hanze, ni ukuvuga ko mu gihugu cy'u Rwanda cyaba kiyobowe neza. Ngarutse rero kuri babandi banenga icyo gitekerezo cyerekeranye n'uko abanyamakuru bayobora ibyo biganiro, hari abavuga ko ngo kubera ko atari abanyepolitiki ntabwo bagombye gukora ku kazi. Maze gutangaza ikindi gitekerezo, navuze ko bafite ububasha, barabufite ububasha bwo kuba bahuza abantu nk'uko basanzwe babikora mu biganiro bakora, batumiza abanyarwanda bakababaza ibibazo ku byerekeye na politiki y'igihugu n'uburyo babona ibisubizo. Aha rero icyo mvuga gishya kirimo ni uko gusaba abanyamakuru babo bakwihuza hagati yabo, noneho ibyo biganiro bakoraga kuri iyo ngingo, ndavuze ngo kuri iyo ngingo yerekeranye no ku buryo kureba ibisubizo bya politiki bireba ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo abanyarwanda twese tubigiremo uruhare. Ibyo ngibyo niho babikorera hamwe, bitababuza, narabivuze mu bindi biganiro, bitabuza gukomeza ibiganiro bakora ku maradiyo yabo anyuranye, ariko bakagira umwanya wo guhura kugira ngo baduhuze impunzi, babona abantu bafite ibitekerezo ibi n'ibi, bagashyiraho itangazo, byaba ngombwa bagashyiraho itangazo bati tutagiye gutangiza ibiganiro, uzashaka wese uzabizemo azatanga umuganda we ku byerekeranye n'uko abona abanyarwanda twagombye gutaha mu gihugu cyacu mwituze, mu mahoro, umutekano, tukubaka igihugu cyacu twese hamwe. Ibyo rero nabisobanuye, ntabwo ari ngombwa ko tugomba gutegereza banyepolitiki mu mashyirahamwe yiswe amashyaka ya politiki. Abanyarwanda bose uwo ari we wese afite uruhare mu ruhare mu gushaka ibisubizo ku bibazo bya Rwanda. Si ngombwa ko umunyepolitiki, ntabwo abantu bakwicara aho ngaho ngo kubera ko badafite amashyaka ya politiki, ngo kubera ko badashaka kuba perezida wa repubulika cyangwa minisitiri cyangwa iki, ngo tugiye kwicecekera ngo tubiharire abo bantu biyemeje, bafite ibitekerezo byiza, biyemeje kugira ngo bakore impinduka mu gihugu cy'u Rwanda. No. Aha rero nibyo rwose abanyarwanda twagombye kwivanamo iyo myumvire tukayivanamo, tugashaka uburyo bushya bwo gutekereza bundi bushya kuri politiki nshya y'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo umunyarwanda wese abigiramo uruhare. Aha rero twari tugomba kwirinda abantu tujye tunenga. Ni byiza kunenga ibitekerezo, kugira ngo umuntu watangaje igitekerezo nawe arebe mu kuri k'uwo muntu umunenzi, kugira ngo ashobore no kuba yanagihindura. Nibyo pe. Ariko nanone kunenga igitekerezo cy'abandi nawe udafite icyawe, nabyo ntacyo umurushijeho cyane. Nubwo umwereka uti ibi ngibi ntibyagombye, ariko mu gihe yabigusobanuriye wagombye kuvuga uti reka noneho nanjye nerekane icyawe ni ikihe. Naho ngaho tugomba kureba, tukareka gusuzugurana. Hari ikintu mbona mu bantu bakora za komantere mu biganiro bimwe, abantu bakora, abanyarwanda batanga ibitekerezo byabo, cyane cyane iyo ari ibitekerezo bishya batagiye mu mujyo w'ibintu bisanzwe tuzi bisanzweho, ariko ugasanga abantu bagiye kubataka babamagana, harimo no gusebanya, harimo ibintu byo gusebanya, bagasebya abantu. Hari nk'abaherutse kumbwira bati abo banyamakuru bose ntacyo bashobora kubera ko atari abanyepolitiki. Urumva nta gasuzuguro, ni ukubasuzugura. Icyo se abanyepolitiki babarusha n'iki? Ni abanyarwanda nkabo. Murumva ko ibyo rero niho abanyarwanda dushobora gutera imbere, mu gihe dusuzugurana ku bintu kandi ubona byangombwa ko twagombye gufatanyiriza hamwe. Nshatse kugira ngo nshyireho nanjye ngire ikintu komantere nkora ku byerekeranye n'abo banyarwanda batanga ibitekerezo, ariko ibitekerezo bisebanya, ibitekerezo bitubaka, ibitekerezo usanga ari ukugira ngo basubize abantu inyuma, aho kugira ngo bo bafatanye n'abo banyarwanda bafite imishinga. Barahari. Nibo nsaba ko mvuga muri bya biganiro by'abanyamakuru b'abanyarwanda banyuranye bafite imishinga hirya hino,
icyo gihe baboneka bagahura noneho bagashyira ya mishinga hamwe bya bitekerezo hamwe kugira ngo bizavemo umushinga umwe uzadufasha gutahuka mu gihugu cy'u Rwanda. Voilà. Ndangiza rero nagira rwose tureke kujya dutanga ibitekerezo tunenge by'ibitekerezo by'abandi ariko dutange n'ibitekerezo byacu. Ntiduhere muri ibyo gusa tutange n'ibitekerezo byacu tubone tuvuge tutese noneho igitekerezo cyanjye gishobora kuruta cya kanaka nge mbona ntemera ni iki, ugatekereza ukarara ijoro kimwe n'abandi nabo baba bararaye amajoro batekereza amajoro bakirirwa bashakashaka ikintu cyatuma abanyarwanda dushobora kubana neza mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe fata umwanya utekereze umunyarwanda, fata umwanya utekereze urara utekereza wirirwa utekereza ushaka uburyo ku buryo bya bitekerezo by'abandi uvuga utereka nanjye nshaka ikindi gishobora kuruta ibyaba ngaba cyangwa se mbunganire muri ubu buryo. Noneho dukore mu buryo bwo kuzuzanya ku buryo tuzabonera ibisubizo ku bibazo by'abanyarwanda. Ahangaha ndarangiza nshimira cyane umuryango uriho usanzwe mpuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda CASE, kubera ko muri ibyo bitekerezo ubwabyo byo kugira ngo bashake ibisubizo ku bibazo by'abanyarwanda, ibibazo bya politiki y'abanyarwanda, uwo muryango wabishyize mu ntego n'icyerekezo cyawo. Urumva ko bateye imbere ubu banyarwanda bagize iyo mpuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda bateye intambwe iri imbere, bava muri bya bindi byo kwamagana gusa, bava muri bya myigaragambyo gusa, ahubwo bati twiyemeje gushaka ibisubizo tukabyereka abanyarwanda ku byerekeranye n'ibibazo byaduteye ubuhunzi. Ndabashimira cyane, ndabashimira mwese mwashoboye gukurikira iki kiganiro kitangamo natanzemo byuzuza ibindi bitekerezo natanze, byuzuza ibiganiro nakoze. Mbashimira cyane, ariko rwose kandi mu mwaka w'2026 bifuza ko twashyira hamwe uwo muryango ndota, koko nk'uko bamwe bajya bambwira ngo ni kurota, ariko ndota neza mvuga ko ibyo bintu bigomba kubaho, bigomba kuzabaho, tukagira umuryango umwe w'impunzi uduhuza kugira ngo tuzashobore, nk'uko nabivuze, ubumwe bw'impunzi nibwo buzatuvana mu buhunzi. Murakoze cyane. iradiyo umva ni radiyo urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo urumuri uzabeshywa byinshi.